tayari. Yes, ni breaking news na amakuru mashyira yitwa cyane tugize muri kano kanyangira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi akomishikenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha yo kuri uyu mugoroba turi ku munsi wo kwa gatatu itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanyero ni munyemere turebere hamwe ibya amakuru mashya akomishikenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abintu komishikenda bisamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba M23 bamaze kwa n'ubundi bahura no gusenya mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko witwa General Makenga no mugaba mukuru w'izinyeshyamba mwese muramuzi hamaze kwa n'ubundi ahura na Ambushi ikomeye cyane nko kurimo kugenda ubibona aho ngaho kuri screen yawe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Waza ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDnb kuzamagingwa n'ubundi zari zikambitse mu cyo bitandukanye bya hano hejuru uyu mugi wa Goma ni hano muri za Kibomba ndetse na hano birunga bya za Nyiragongo amakuru komishikenda atugira muri kano kanya komishikenda yemeza ko rero ahangango haje kuba harasirwa imodoka zigera kuri enye by'umwihariko zirimo komvaye z'abasirikare ndetse na zimwe mu modoka z'inyobozi ngo zarimo abayobozi bakomeye by'umwihariko bo muri ihuriro rya AFC M23 binatangazwa ko rero ngo hashobora kuba harimo no witwa General Makenga umugaba mukuru w'izinyeshyamba bingiro biteye icyo gikomeye by'umwihariko kubaturiye umugi wa Goma dore ko ibingibi bibaye nyuma yuko mu minsi mike cyane itambutse aribwo byari byanatangajwe ko muri uyu mugi wa Goma haje kuba hafatirwa witwa cyangwa se uwiswe umwicanyi kabuhariwe ndetse bikanatangazwa ko uyu nguyu ngo atari wenyine kahubwo ngo yari afite itsinda ngo bari kumwe muri gahunda ngo zari zigamije kurimbura abenshi mu rwanyi b'uyu mutwe wa M23 turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye nimwe kandi turagenda turebera hamwe byinshi bikomishikenda bibera hano mu mugi wa Uvira abarwanyi ba M23 bakaba 70 bikomishikenda bitangazwa ko baba baturukanye nomwe mu bakomando wari ubayoboye by'umwihariko ngo bakajya mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi arizo Fdnb ibingibi kandi bikanahurira n'ibikomishikenda bitangazwa ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bitangazwa ko by'umwihariko ku mupaka wa Uvira hiriwe hari ibikorwa bidasanzwe yewe byanaje kuba bisiga mu gihombo abasanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi kuri uyu mupaka aho rero byinshi komishikenda bigaruko binerekeranye kandi no kuba izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zongeye guhindura umuvuno mushya ku byerekeranye no kuba rero batangiza ibitero karahabutaka kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo na amakuru menshi cyane komishikenda agarukwaho ku mirongo y'imbere ku rugamba na amakuru menshi cyane komishikenda by'umwihariko atera ubwoba abatera by'umwihariko ko bari ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 dore ko nk'ubu kwizamagingwa ya n'ubundi ndi makuru komishikenda atugera komishikenda yemeza ko ibintu bitanifashe neza habe na gato by'umwihariko muri ibi bice by'ibitandukanye by'ahangaha muri iki kiwa cy'indege cya Kavumu nacyo giherereye hano muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo na amakuru menshi cyane komishikenda agaruka ariko kandi nyaboneka mbere ko turambura ibi byose maze kuba by'umwihariko nkunyuriramo mu ngingo z'ingenzi nyaboneka banza utwireke ko turi kumwe ukande kuri subscribe usige igitekerezo cyawe aho muri comment kijyanye n'amakuru komishikenda tukugezaho by'umwihariko biraza kuba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu uherereyemo bityo igihe cyose uzarushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubasha kuba wakibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatatu kuri gatanu by'umwihariko ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tugezaho umunsi ku munsi ko bishe ndetse nuko bukeye n'amaze ukanda subscribe rero ikaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa mbere cyangwa se kuri uyu wa gatatu tariki ni ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Yesirika twihuse cyane rero tudatinze turebere hamwe n'aya makuru n'ubundi komishikenda agaruka kuri uyu mugoroba hari amakuru ateye ubwoba cyane by'umwihariko komishikenda aturuka muri bimwe mu bice bitandukanye bya hano mu nkengero z'umugi wa Goma ngira ngo murabizi ko uyu mugi wa Goma kuzamagingwa ya umwaka ugiye kuba wakwihirika nko tururwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ni kubw'iyo mpamvu rero ibikorwa byerekeranye n'umutekano kuri uyu mugi wa Goma nyuma ko n'ubundi hatari hashira umwaka cyangwa se ngo itariki zihuriramo neza nizafatiwe uyu mugi wa Goma komishikenda hagaragara ibikorwa bijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke cyane komishikenda ubangamira abatari bake by'umwihariko kubaturiye uyu mugi wa Goma ni ibibaye rero nyuma yuko n'ubundi haciyemo umunsi umwe hatangajwe amakuru avugaga ko by'umwihariko hari mu mugi wa Goma herutse kuba hafatirwa umwicanyi ndetse ibingibi rwose bikaba byanarabaye mu gihe hari haherutse kumvikana urupfu rw'umwe mu bayobozi bakomeye bo muri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo kugeza amagingwa yabyatangajwe ko umwe mu banyamakuru rero by'umwihariko wari waravuye ku ruhande rwa leta y'Ikinshasa
Kinshasa hagahita yishyira ku ruhande rw'izi nyeshyamba yaje kuba rero yicwa ku izamagingo ya n'abantu bataje kuba bamenyekana. Ubwiza rero muri aya masaha bikomeje kugenda bigarukwaho nuko by'umwihariko mu birunga bya Nyiragongo ndetse na hano za Kibumba ibintu bikomeje kugenda ngo bizamba mu buryo bukomeye cyane kuko humvikanye inkuru itari nziza. Ni amakuru ku izamagingo ya hatari yemezwa 100% ariko bikomeje kugenda bitangazwa ko zimwe mu nyeshyamba by'umwihariko zikorana n'ingabo za leta y'Kinshasa. Izi ngiziro ni zirimo urubyiruko rwa Waza ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDNB ziganjemo by'umwihariko ahanini inyeshyamba zasize zikoze amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda arimo jenoside yakorewe abatutsi. Abangaba rero baje guhungira mu mashyamba y'igihugu cya Kongo ndetse nyuma y'uko intambara yeruye ku butaka bw'igihugu cya Kongo isakiranya leta y'Kinshasa ndetse n'izi nyeshyamba za M23 itangiye. Izi nyeshyamba za FDNB zase zishyira ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ubundi batangenda bafatanya mu kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Aya masaro dukomeje kugenda tubagezaho aya makuru akomeje kugenda humvikana inkuru zigiye zitandukanye zirimo kugenda zivuga ku byerekeranye no kuba rero muri ibi bice bya za Kibumba ndetse na hano mu birunga bya Nyiragongo haba habereye ambushi zikomeye cyane. Ni imodoka zirimo na konvoyi z'abasirikare ndetse ngo ni imodoka z'inyobozi binatikikwa ko ngo zari zirimo abayobozi bakomeye bo muri iri huriro ry'izi nyeshyamba za M23 ngo zaje kuba rero zikorerwa cyangwa se zibasha kuba zaraswaho na zimwe mu nyeshyamba zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa nk'uko mukomeje kugenda mubibona ku mafoto arimo kugenda agaragara ngo kuri screen yanyu. Ni byinshi komeje kugenda habigarukwaho mu bice bigiye bitandukanye. Leta y'igihugu cy'u Burundi murabizi ko ari leta rwose yakomeje kugenda igaragaza umuhate udasanzwe aho ingabo nyinshi zayo rwose zagiye zitikira muri uru rugamba rwo kubutaka bw'igihugu cya Kongo ariko ibingibi nibibasha kuba byaca intege leta y'igihugu cy'u Burundi zo kuba yakomeza kugenda ifasha iki gihugu cya Kongo mu guhangana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Muri kano kanya bakomeje kugenda havugwa andi makuru yakomeje kugenda agaruka kuva mu masaha ya kare ko leta y'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo hariwe Generali Neva cyangwa se Everett Ndayishimiye yamaze kuba akora indi gahunda nshya cyangwa se ahindura umuvuno ku byerekeranye no kuba yakohereza izindi ngabo nshya ku butaka bw'igihugu cya Kongo muri gahunda zo kugira ngo rero babashe kuba bajya kongera guhangana n'izi nyeshyamba za M23 bazikure mu bice bigiye bitandukanye birimo n'umujyi wa Uvira, dore ko uyu mujyi wa Uvira kwiza magingo ya ukomeje kugenda ugarukwaho cyane bitewe nuko ari umujyi izi nyeshyamba zigaruye ariko zikaza kuba n'ubundi zasa naho ziyobya uburari zigaragaza ko ngo zaba azawuvuyemo. Iza magingo rero byinshi komeje kugenda abigarukwaho birimo binaragenda abivuga ko uyu mujyi wa Uvira by'umwihariko ngo izi ngabo ngo zifuza kuba rero zajya kubohoza noneho mu buryo navuga ko buri official cyangwa se bwizewe 100% bakamenya neza ko cyangwa se bakamekinga shuwa ko ari bo birukaniye izi nyeshyamba muri uyu mujyi wa Uvira. Ni byinshi komeje kugenda bigarukwaho by'umwihariko kubyerekeranye n'ikwa kindege cya Kavumu nabyo byakomeje kugenda bivugwa ko nacyo gishobora kuba n'ubundi cyaraswaho bitewe nuko kusamagingo ari kuvuga ngo cyifuzwa kuba cyakifashishwa mu byerekeranye kugira ngo kigende kibikwaho intwaro karahabutaka zirimo indege za drone zo mu bwoko bwa CH4B ndetse n'indege za Sukhoi 25 zifashishwa ku rugamba ndetse by'umwihariko no mu gusenya ibirindiro by'inyeshyamba za M23 hamwe mu bice bigiye byubatsemo. Izi ndege ngo zigomba kuzajya ziparika ahangaha muri ikwa kindege cya Kavumu kubw'iyo mpamvu rero hagiye kuba ngo hatangizwa urugamba karahabutaka. Ngayo nk'uko rero byinshi komeje kugenda abigaruka ariko turagaruka mu makuru yacu atareka duhineye ahangaha turagaruka mu kanya kari imbere tubagezaho andi makuru agezweho.